birashoboka ko ari bwo buryo uvugamo izina ryanjye. Okay, bishoboka ko ari bwo buryo ukinamo umukino wawe, ariko ni byiza. Gusa sinari nakamenyanye n'umuntu nkawe, ariko ni byiza cyane. Sinari nageze ndota ntari kumwe n'umuntu nkawe, kandi numvise urukundo ruzira rimwe mu buzima. Gusa nzi neza ko ari rwo rukundo rwanjye, kubera ko ndi mu murima w'agahebuzo. Abantu bose bifuza ko waba uwanjye. Kandi mubibona mu maso yawe ko ari ubuziraherezo. Gusa mba numva ari byiza iyo mba n'umwenyura. Yo smile. Mpora nkwifuriza ibyiza igihe cyose. Mpora nsaba Imana yina nayo igihe cyose umunsi umwe byibura uzaba uwanjye. Sinatekereza ko atari wowe wanjye. Bino bituma mpumeka amasigamana. Umva, iyo unyitegereje sinigeze numva ko ndi muzima n'igihe nabaga nisanzuye. Umva, iyo yandebaga numvaga nabura aho ndigitira. Yewe gusa bizira rumwe mu buzima, umunsi umwe numvise urukundo. Ati kandi nzi ko ari wowe nkunda wanjye. Ati kubera ko ndi mu murima w'umudendezo, abantu bose baba bumva ko waba uwanjye. Kandi ndabibona mu maso yawe ko ari ubuziraherezo. Ati mba mfite akanyamuneza iyo mbona umwenyura. Mpora nkwifuriza ishya n'ihirwe igihe cyose. Mvugisha Imana ngo umunsi umwe byibura uzaba uwanjye. Ati ibihe byose. Yewe n'uburyohe mu muyaga ugenda. Ntabwo uzamenyesha umukunzi wanjye, ariko icyo utazi n'uburyohe mu muyaga wigendera. Ntuzamenyesha umukunzi wanjye ibyo. Ndi mu murima w'agahebuzo, buri wese aba yifuza ko waba uwanjye. Kandi mubibona mu maso yawe ko ari ubuziraherezo. Mpora nsaba Imana ngo umunsi umwe uzaba uwanjye. Ati mpora nkwifuriza umudendezo igihe cyose, nibereye muri ka paradizo. Ati buri wese aba yumva ko waba uwanjye.